ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza. Hano turi ni Kangondo ya mbere ahazwi nka Bitumahi Barinyahi. Ku munsi w'ejo twavugaga ko tuzaza aha muri aka gace. Ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda mu bitangazamakuru byigenga n'ibya leta hashize icyumweru havugwa aha hantu bavuga ko hari ahantu hitwa Barinyahi, abantu hari imiryango yanze kwimuka. Twavuze ko tuzahageraho ko tukareba ko hari amazu y'ubucucike, yego amazu arimo, ariko kandi hari nayo ubusinzi wayiha miliyoni 10. Reka tubirekere ababishinzwe, ariko twavuze ko tuzaza ku bantu koko banze kwimuka, tukabaza impamvu banze kwimurwa ngo bajye mu Busanza. Imwe mu mpamvu batanga nuko ingurane bahabwa nta hantu ihuriye naho bajya. Muri iki cyumweru tuzanyarukira mu Busanza, tuzahabereka, tuzareba iyo miryango koko ituye aho hantu mu buryo bwo gutura. Abenshi bavuga ko ari inzu y'icyumba kimwe n'akandi kazu gato yababamo. Aha rero ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera muri Kangondo ya mbere. Iyi nzu mu gihe hazaba hasenywa nayo izasenywa, ariko nk'uko muyibona hari inzu y'umuturirwa, ariko kandi hari n'utuzu dutoya nabyo biragaragara. Ntabwo ariko uyu yaba victime w'uyu. Uyu ashobora kwemera kujya gutura mu Busanza, ariko yakabyanga kubera impamvu namwe igaragara. Rega turi Abanyarwanda, tureke kubeshyana. Ikindi, imbaraga z'umurengera zizakoreshwa izo arizo zose. Mbaye nidekaraye ko imbaraga abaturage bakeneye kwigishwa, buri muntu akavamo ku bushake. Kuzana za katriporale numvishe bishobora kuba haba hagiye gukoreshwa imbaraga z'umurengera. Hano twahageze ahagana saa 5 za mu gitondo, twatembereye mu bice byinshi binyuranye. Mu kanya muraza kubona mu mashusho ahantu twagiye hatandukanye. Turaza kuganira n'abahiri mazu. Ntabwo banze kwimuka, ahubwo ibyo basaba ntabwo babibonye. Kadukomeze tubereke kagace. Ntabwo ari keshi tuzaza muri ibi bice, ariko hano tuhaje kuko hari ikibazo kinini. Baribaza n'induri inyuma y'ibi bintu ubundi. Itegeko hari icyo risobanura. Hari urubanza ruri mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuri 23 hari urubanza, kuri 29 hari urubanza toujours birebana n'iki kibazo cya Kangondo. Ninde uri hejuru y'amategeko y'u Rwanda? Ninde uri hejuru? Ninde wavioya ibyemezo? Ninde wakora viol ku byemezo inkiko zafashe? Reka tubitega amaso, gahunda tuzerekeze ku Mana. Buri muntu asenge. Hari umuturage wabwiye umukuru w'igihugu ngo urwego hose agiyemo baramubwira ngo nagenda asenge. Reka abaturage hano tubabwire basenge. Twe ntabwo tuzabaha ibyo mushaka nk'itangazamakuru, ariko tuzerekana ibyanyu murimo kureklama. Abantu benshi berekana ubuzu buri mu gishanga epfiriya, ariko ntabwo bazi ko Barinyahi hari n'aya mazu. Nk'uko muyibona, ntabwo iyi nzu yakubakwa hano hitwa Barinyahi. Ntabwo ari Kangondo iri mu kabande. Akagari kaba ari akazu kanini. Imiryango 600 yamaze kwimuka, ifite ibyangombwa ntirenga 100. Hano imiryango irenga 1000 yakwamiye aha ngaha. Twebwe tubagezaho amakuru, habe ku manywa habe nijoro. Tuzagenda, imvura igwitagwa tuzabizamo, nibyo twahisemo. Ikiganiro twebwe turacyari hano, turacyakomeza, ntabwo dusezeye. Yes, turacyari muri Kangondo ya mbere. Ngewe ndacyari Jean Paul Nkundineza, Jaras Official toujours, cyangwa se Jaras TV. Aha turi ni muri Kangondo ya mbere. Iyi nzu nayo iri mu zizasenywa. Ibariwe miliyoni 26 z'amanyarwanda. Ubuse koko uwo muntu yabara we bayamuhaye yayemera haramutse ari we? Yes, ntabwo tujajinga, ntabwo duca imanza, nta nubwo ari byo byatuzanya hanini. Ariko hano mureba iyi nzu bayiciye, bayibariye miliyoni 26. Rero nta kindi cyatuzanye. Eske Kangondo nari amazu yafotowe na drone abantu benshi babona, cyangwa harimo n'amazu mazima agaragara? Yes, hano rero haragaragara. Iriya foto mubona isirikira ku mbuga nkoranyambaga ni inzu yafotorewe hejuru, ifotowe na drone. Iyi nzu ifite agaciro ka miliyoni 26. Ejo twaravuze ngo tuzaza turebe bamwe mu baturage batimutse. Ibyo bavuga bifite ishingiro. Nimwebwe mukora comment, nimwe mukora like, nimwe muvuga uko mubibona. Twe turabivuga tukigendera twiciraho. Ariko iyi nyubako nk'uko mubibona
aha turi ni kuri kaburimbo. Uyu muhanda uragenda ukagera Kibagabaga, ukagera kuri tennis club, ukajya Nyarutarama no ku Gishusho. Nubwo ari muri Kangondo ariko ni Kangondo ya kaburimbo. N'umudugudu waho uri kuri kaburimbo. Reka umukameramani wanjye mu kanya arayifata ayibereke. Iyo bavuga ngo ntibashaka kwimuka, ntibashaka iki, ntabwo ari byo badashaka. Barashaka amafaranga ahwanye n'izi nyubako zabo. Kandi kubivuga ntawe uciye nk'amabere. Eske ahantu ripoti zitangwa aya mazu baba barayaberetse bakavuga bati nubwo hari abaturage bagiye mu Busanza ariko hari n'abandi vurema bakeneye amafaranga bashaka. Iyi nzu ibariye miliyoni 26. Duhereye ku rukuta rw'amabuye iyubakishije amatafari ya mpunyu hanze. Imbere harimo ya mabuye yitwa y'urugarika. Abazi kurugarika barumva ni muri Kamonyi. Ndi kurebesha inyuma ibirahure ni ibya fime. Reka sabe mu kameramani aze hanyuma ayerekane gato yuko hano hantu hameze, hanyuma dukomeze n'ahandi. Ikiganiro cyacu kirakomeza. Uyu munsi turi hano, turi muri Kangondo. Ku mugoroba w'iki cyumweru Madame Marie Immaculée ari kumwe n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali, ari kumwe n'umuvugizi wungirije wa guverinoma. Zimwe mu mbogamizi batanze zerekana impungenge zikomeye zivuga ko muri Kangondo ya mbere, Kibiraro na Kangondo ya kabiri Japa, imwe mu mbogamizi Immaculée yavuze ati koko hari ahantu nk'umugore utwita agiye kubyara indi kamufata ntiyagwa mu nzu yacaye, bahita bashyiraho ifoto yafashwe igihe kitazwi ifashwe na drone, bahita baherekana. Bwana Dive Uwayo, umunyamakuru mugenzi wanjye ukorera ikinyamakuru cya leta, ni wari uyoboye icyo kiganiro mu ishusho y'icyumweru. Mada, uratwite? Ndatwite. Immaculée rero yavuze ngo nujya kubyara uzabona aho uca. Nzabona aho nca. Uzaca. Uzaca he? Harimo inzira zo gucamo. Nyine bavuga yuko mutuye mu buryo bubi, ku buryo indi gufashe mu bihe bitunguranye. Umumotari ntiyabona aho aca, imodoka ntiyabona aho ica, hahiye kizimyamwoto ntiyabona aho ica. Mbese ikibazo cyavugaga kubona aho muca muramutse mugize emergency case nk'iyo kujya kubyara. Ngewe aho ntuye nabona aho nca. Ni ukuri? Umumotari yacamo n'imodoka urabona zirahari. Na hano imodoka zirahaca. N'ubu imodoka irahari. Hano hoya bavuze ko hano sase muri Kangondo ya mbere imodoka ziranakomeza. Rero ikibazo kiravuga kiti abantu batuye hano ni ugukiza ubuzima bwabo. Urushanye nawe umwana iki abashaka kumurya. Okay. None se rero kwimuka hano kw'abaturage bisabwe na leta mu nyungu rusange, ku giti cyawe nk'umuturage ubyumva? Yewe ntago kwimuka ari ngombwa, babanze babishyure rwose. Bishyure babone utwabo bagenda. Mu yandi magambo nta wanze kwimuka, ahubwo kwimurwa mu buryo bw'agahato cyangwa se mu mbaraga z'umurengera nibyo bidashobotse. Yes, umukameramani yitwa Fils, ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza Fils. Enda twereka abanyarwanda hano nahabonye n'imodoka zindi. Aha hantu mubona iyi ni imodoka yamujyana. Ariko depite bibaye ubuse nubyara wa mugani wa Immaculée uzaca he koko? Oya, hano hari. Ariko ntabwo ari ugutebya, ntabwo tuba twaje twabuze ibyo dukora. Harimo inzira zo gucamo, nta kibazo cy'ahantu nzanyura, harahari rwose. Kandi si nawe utwite wenyine? Sinanjye ntwite njye. Iyo bwije karaba. Yego. Harimo n'ababyaye dore nizi n'impinja. Ya, okay. Nta kindi kiganiro cyo kuri tele ntabwo kivuna ariko kiranaryoha nanone. Abanyamakuru ntabwo ari abana babi ntukabahunge. Ariko uratwite koko? Ndatwite ahubwo rwose, ahubwo mwampa amafaranga yo kugira ngo nzajye kubyara, nta kindi mbura. Inda nigufata uzampamagara. Nzaguhamagara. Sawa. Nayimuhaye arayifite. Reka nyigushyiriremo nimero. Inki? Nimero. Okay, sawa. Uriya mugore asatse ki? Dore ngiyi uzambwira uti ndiramfashe nzaza niruka. Imodoka izajyamo. Yes, reka tujye gushaka mu bindi bice binyuranye. Hamaze kwimuka imiryango irenga 600, imiryango irenga 100 n'ifite ibyangombwa. Hano abatarimuka barenga imiryango 1000, ariko ntabwo banze kwimuka. Bisobanuke neza. Bwana Re,
nawe urabizi ko batanze kwimuka nk'umuvugizi wa guverinoma bakeneye amafaranga, niba bakeneye ameza y'ibiganiro mukayazana mu bikarito ubonye yakagenda. Kwanga kwimuka no kwigomeka ni icyaha kijya mu rukiko. Izaba imbaraga z'umurengera abaturage bakoresha ntizemewe, n'imbaraga za leta yakoresha mu kwimura aba bantu mu ngufu z'umurengera nazo ntabwo zemewe. Ngewe izo katiripurari zavuzwe ntazo ndabona zizasenya aha, ariko niziza tuzazifotora. Yego, ntabwo ari ngombwa ko donc sinzi umuntu bahaye amakuru, ariko hano harimo amazu meza n'amabi. No mu Kiyovu cy'abakire cya kera habaga amazu meza hakabamo n'amabi. Hari Ikiyovu cyitwaga icy'abakire n'icy'abakene. Toujours nta hantu hataba abakene. Yezu yaravuze ngo abakene bazahoraho uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza kugeza umwana w'umuntu agarutse. None se wabajyana he? Nta mubyeyi usenga ngo umwana we azabe umukarani, bose azabe perezida, azabe umusirikare. Toujours abakarani bakavuka n'abakozi bo mu rugo. Twe turikomereza. Yewe ndacyari Jean Paul Nkundineza, nananiwe nk'uko mubibona. Kugenda muri Kangondo bisaba imbaraga. Nananiwe we, nahereye kare ariko nta kundi. Tunaniriwe abaturage, niba leta ivuga ko iri kuhasenya mu nyungu rusange, natwe turi muri ibi bintu mu nyungu rusange. Nimugoroba navuze ngo turi buze kugera koko muri Kangondo na Kibiraro, turebe bamwe mu baturage batimutse bashaka amafaranga kubera ko ingurane bahabwa zidahuye n'agaciro k'ibyabo. Aha nicaye ni mu rugo rwa Jean de Dieu Shikama, umugabo w'imyaka 41, umugabo wubatse ufite umugore n'abana. Ntabwo tuvuga umubare kuko ntabwo tuzi niba yararangije kubyara cyangwa yaracuze, ariko ni umugabo udafite abana bari munsi ya 3 cyangwa 4. Kuva kuri wa gatandatu yatawe muri yombi, akurikiranwaho ibyaha birimo n'icyo gupfobya jenoside gifitanye isano no kugereranya kwimura abaturage ba hano n'ibikorwa abatutsi bakorerwaga muri 1994 ibyo kubatoteza ashingiye ku matongo we yabonaga ari muri iyi Kangondo, ahantu hamwe mu hasenywe abaturage bakajyanwa gutuzwa mu Busanza. Ubu butaka n'aya mazu, harimo amazu 6 akodeshwa n'inzu nini, ntabwo tujyamo imbere, ariko inzu ikodeshwa amafaranga menshi ni 60,000, ikodeshwa make ni 25. Uko biri kose afite ukuntu abayeho niyo atabakora, aya mazu aramutunze. Iyo bavuga ngo muratujyana mu Busanza tubeho gute, ni ukubasenyera bakajya muri yanzu y'icyumba kimwe, bari bamenyereye gucakira ibyo bifaranga mu kwezi bikashirira hano muri Kangondo. Ariko kandi aba baturage mu by'ukuri ukuri guhari nabo bivugira, ntabwo banze kwimuka, ahubwo barakeneye amafaranga kuko nabo hari icyo bashoye hano. Aya ni amakaro, ntabwo ari amatafari amwe ayo ya rukarakara, ni amakaro yashyizweho. Ni inyubako Shikama muhaye amafaranga akeneye ashobora no kujya gutura i Butare. Buryo iyo umuturage wamwimuye ajya gutura aho ashaka, ariko nanone leta ikavuga ngo ushobora gusenya Barinyahe y'uyu munsi, abaguriwe hano bakajya kubaka za Barinyahe zindi. Ariko twibuke ko Kimicanga yasenywe, Kiyovu yarasenywe, ariko nzi abatuye Kibungo, nzi abagiye mu Ruhango, nzi abagiye i Nyanza, nzi abagiye mu Gatsata, nzi abatuye Kicukiro n'ahandi bavuye muri ibyo bice. Nta Kimicanga igihari cyangwa Kiyovu. Yes, twavuze ko tuhagenda hose. Aha rero ni imwe mu miryango 1000 itarimutse ariko ikeneye amafaranga. Ibivamo ni iki? Bivamo nuko abana b'iyi miryango itekereza ko leta ari abagome, inanga ababyeyi babo, ariko siko biri. Nihaza ameza y'ibiganiro ndatekereza ko muzumvikana. Turifuza ko leta n'umuturage bahuza. Twe turitangazamakuru tubagarira yose, ariko kandi nizo katiripurari bavuze niziza tuzaza tubifotore dabaseye. Hano nahabonye amashuri, nahabonye ivuriro. Icyuko umubyeyi wa hano indimufashe yabura uko ajya kwa muganga cyo cyavuyeho. Mwabonye ababyeyi twaganirije batubwira ko rwose atari imfura babyaye, basanzwe babyara no batwite. Ntabwo ikibazo bafite ari cyo kubyara no kutabyara, bafite ikibazo cy'amafaranga. Muyabahe ibintu bice mu mahoro, cyangwa se mu batuze. Erega ntabwo umuntu atuzwa ku ngufu. Kanjye ntabwo wantuza mu Gatsata,
nta nubwo wanampa inzu yo kuhakodesha ngo mpajye, ariko hashyize imiturirwa yo kujyamo ahubwo najya gutura mu ntara. Hari n'umuntu gusa wumva Busanza kumva atahaba tout simplement ngo Busanza ni icyaro. Umunyamujyi iyo murengeje mu birometero 5 uvuye i Kigali abona uri kumutwara hirya kure kure, ariko ntibibujije ko ntabwo bibujije ko hari abasenga bavuga ngo wabaha amazu n'ikimenyemenye imiryango 600 iriyo. Rero nta bukangurambaga bwabayeho bwabujije abantu kwimukira muri ariya mazu. Umuntu yimutse ku giti cye n'ugurisha ku giti cye, shikama niba mukacika miliyoni 90 ashaka azazikoresha icyo ashaka. Yes, reka dukomeze twumve n'abandi baturage. Shikama tuba tumuvugishije, tugeze mu rugo turamubuze n'umugore ntawe uhari. Twibutse abanyarwanda ko afungiye kuri station ya RIB ya Remera. Umugore we yari yacitse igikuba avuga ko ataza ahafungiye. Ibiganiro byacu birakomereza muri uyu mudugudu. Uyu munsi ni Kangondo na Jaras. Turacyahari. Aha turi ni muri Kibiraro ya mbere, ndi kumwe na Nyirabasangiza Fortune, umudamu utuye aha. Iyi nzu mureba inyuma ye ni inyubako ye n'umuryango we. Iyi nzu ubwo habaruriwe kuri miliyoni 16. Ni hamwe mu ho twageze. Nyirabasangiza, Jaras irakwakiriye. Murakoze cyane. Twari twabuze ko tuza kuza hano tukabaza abantu batimutse impamvu batimutse n'icyo bakeneye kugira ngo bimuke. Mu by'ukuri mu magambo make, ikibazo cya hano ku ruhande rwawe kuko ntabwo uri umuvugizi w'abandi giteye gite? Ikibazo cyanjye yego vuga cyane. Ikibazo cyanjye ngewe nanze kwimuka kubwo kwanga nyine banze kumpa amafaranga, nanjye nashakaga amafaranga bakanyumvisha ko bagomba kumpa inzu mu Busanza. Ngiye mbabwira yuko ndashaka amafaranga, ndashaka inzu ahubwo nshaka amafaranga. Iyi nzu yanyu ifite agaciro kanga, umugena agaciro wemewe yahagennye ku mafaranga angahe? Miliyoni 80. Miliyoni 80 manuramo gake mikoro. Imanure nk'uko nyifashe, reba nk'uko gutya. Ntego za umunyamakuru nawe. Nibyo. Urashaka kumbwira ngo natinya? Urashaka kumbwira bye? Nose ko ndi kubona watinye wa mugani. Unatinya? Natinya. Akabese kamukeza. Nokuri. Ya karagaciye. Inyubako yawe ifite agaciro ka miliyoni 80. None abagena agaciro babimuye bagohe miliyoni 16. Bamaye miliyoni 16. Ibiganiro byagenze gute? Mu by'ukuri bwira abanyarwanda uko ikibazo cyawe giteye nuko mva cyakemuka. Ngiye ku rwanjye ruhande numva kubera ko ari batubwira yuko bagiye kutwimura ku nyungu rusange, kandi inyungu rusange nkaba nzi ko nyine umushoramari aza tukavugana, twamara kuvugana tukumvikana, twaba tutumvikanye byenda hakaba hari ibini twakiyambaza izindi nzego, ariko ngiye numva ku rwanjye ruhande bakagombye kumva iki amafaranga, kuko aha hantu ngiye mpagura nahaguze amafaranga miliyoni 25 ntarahavugurura. Hano hantu haguze ryari? Nahaguze muri 2017. Muri Rwaserera yatangiye? Oya 2000 kangera simpibuka. Hano hamaze imyaka ingaho hageze? Nta kibazo turagufasha. Hasigaye hamaze imyaka 7. Uhageze? 7 nimba atari 10 ninga, ariko naguriye wari utuye nawe. Okay, wahageze nko muri 2014. Yego. Uhashyira miliyoni zirenga 20. Nashize miliyoni 25. Ugiye kubona umugena agaciro wa leta guhaye miliyoni 16. Ariko nahaguze miliyoni 25 ntaravugurura. Maze kwavugurura hafashe nka miliyoni 60. Bagiye kumva bampa miliyoni 40, umugena agaciro wanjye ampa miliyoni 80, ariko bagiye kumva bampa miliyoni 16. Uru rukuta rw'amabuye wahaguze rutaraza? Ninjye warwishyiriyeho. Amabuye yarahenda. Ibivugwa ni byinshi. Kimwe mu bivugwa nuko hano hantu byanze bikunze mugomba kwimuka. Urabivugaho iki? Yewe rwose nkurikije kwa aha hantu hari hatunze abana banjye, iyi nzu nini impa amafaranga 275. Ruguru naho aho nuye hampa amafaranga 105. Ntekereza ko aho ngaho niho hatunze abana banjye, nanjye ubwanjye niho hantunze. 400. Urakora? Ntago nkora. Amazu ukodesha atarimo wabubayeho gute?
urumva nyine amazu atarimo ntacyo naba nimariye, ubwo se urumva naba nimariye iki ko nyine nanaguze ahantu kugira ngo hazandengere hanarengere n'umuryango wanjye. Kujya mu Busanza byahungabanya iki ku buzima bwawe bwa buri munsi? Byaba bihungabanyije ikintu cyinshi kuko abana banjye ntago bazongera kwiga, nanjye ubwanjye kubaho numva rwose ntaba nkibishoboye, nose nabaho ndakora gute kandi nari narashatse icyo gukora. Bamwe muri leta na bamwe mu bakozi batandukanye n'abantu batari bagera hano bazi ko mwigometse ku mategeko, mwigometse ku byemezo bya leta, ni iki bababwira? Twebwe ntago twigometse, mpamvuga kuko tutigometse, twebwe turaburanira imitungo yacu twahashye. Niyo mpamvu rero ibyo bavuga ngo twarigometse ngiye numva tutarigometse. Barabyumvisha ko mwigometse? Nta munsi batabivuga. Babihuza no gute no guhabwa amafaranga ukeneye no kwigomeka? Nyine bo batubwira yuko nimba tutemeye kujya mu Busanza tuzaba twigometse. Kujya mu Busanza n'itegeko? Ngiye kujya leta ivuga ko ari ngiye numvishe leta isa nivuga ko ari mbega n'itegeko kuri leta, ariko twebwe twumva ngiyewe ku rwange ruhande ntekereje ko aha hari hafitiye umumaro munini, hafitiye abana banjye umumaro, numva ntagomba kujya mu Busanza kuko kujya mu Busanza ntago ari itegeko kubw'umutungo wanjye nahashye. Ariko Fortune nk'ubu ugeze amahirwe izo miliyoni 80 bakaziguha, washora imari yawe hehe? N'ubundi ntabwo haba hakiri iwawe rwose pe. Ngiye abantu mu Kiyovu babimuye bakabaha n'amafaranga ntibimuke. Ngiye rwose pe kuko none se ko ntari umusozi hano kandi ubutaka akaba ari bavuga ko ari ubwa leta, ngiyewe nakimuka nkajya no mu nkengero zawo. Wajya nkahe wumva urambagije warambagiza? Erega twe turanahanura. Ngiyewe najya Cyangugu iwacu kwivuko cyane Mururo rwose. Simerwe igahita kwimura nayo. Oya ntago yanyimura. Nanjye ndi umunyacyangugu. Ntago ngiyewe leta ya Kurantene. Ahagana he? Ntago ndo Kurantene, ndo Mururu ku mazi. Imururu neza ku mazi turahuje. Ugahita ushora imari yawe i Bukavu cyane rwose. Wahita ujyayo? Nahita njyayo. Umujyi wa winjiye muri ryari? Muri 2003. Uraza uhita ufata Kigali cyane rwose. Kuza 2003 ugahita uza ukagura Nyarutarama. Okay, ngiye Cyangugu mperuka ejo bundi. Okay, icyifuzo ni ikihe? Ngiye icyifuzo mfite nuko bampa amafaranga kuko kujya mu Busanza bwo ntago nkeneye kujya mu Busanza. Perezida Kagame asura abaturage mu turere tunyuranye, uhawe amahirwe yo kumujya imbere, kumwe baha umwanya abaturage ugahabwa amasegonda 30, wavuga iki? Ngiye namusaba ingurane ikwiriye, akampa ingurane ikwiriye ariko bakayimpa mu mafaranga, icyo nicyo namusaba kandi nzi ko yanyumva nk'umubyeyi. Madame Fortune, uri umubyeyi w'abana bangahe? 3. Uri umubyeyi w'imyaka 20 n'ingahe? 42. Yego. Shikama kurusha umwaka umwe. Nitwa Jean Paul Nkundineza, ibiganiro byacu birakomeza. Reka tukwifurize amahirwe masa. Yego murakoze na Jean Paul. Turacyari mu kagari ka Nyarutarama, ahantu hari abagore benshi n'abana, nababonye koko. Abagabo bagiye ku kazi birumvikana. Yes, mu cyumweru gishize nibwo inkuru za Kangondo ya mbere n'iya kabiri na Kibiraro byose bikubiye mu kagari ka Nyarutarama zongeye kugaruka mu bitangazamakuru by'imbere mu Rwanda n'ibikorera kuri murandasi internet. Abanyamakuru bashyize umuti mu ikaramu barandika koko. Byasembuwe nande rero? Byahereye ku kinyamakuru cyigenga cyitwa TV1, aho umuyobozi w'umujyi wa Kigali, Deya w'akarere ka Gasabo n'umuvugizi wa guverinoma bacije ubutumwa kuri icyo kinyamakuru ku mugoroba wacyo. Uwo munsi baza hano muri aka kagari kwibutsa abaturage ko bakwiye kwimuka cyangwa se bakajya no gutura aho babahaye, abandi abakodesha bakava muri ayo mazu kuko hagiye gusenywa byanze bikunze mu nyungu rusange kugira ngo bahahe umushoramari. Ariko kandi muri icyo kiganiro hajemo n'ikibazo cy'abaturage bamaze guhabwa muri ariya mazu ya Busanza, bamwe bakaba baratangiye kuyagurisha, bayageze kuri bayagurisha kubera yuko yenda bashaka hanini hisumbuyeho, kubera ko batahakunze. Umuntu agurisha ku mpamvu zitandukanye. Umwe muri bo wagurishije tumufite aha kuri kamera zacu za Jaras Official. Arya witwa? Nitwa Iyakaremye Samuel. Iyakaremye Samuel, turakwakiriye mu kiganiro cyacu. Murakoze. Yego, urumwe mu bari batuye hano nyuma bajya gutuzwa mu Busanza, wahageze ryari, byagenze gute? Ngewe ndi nararibonye muri ya mudugudu wa Busanza, kubera yuko nawugezemo ku nshuro ya mbere bagitanga amazu bwa mbere, mugeramo ntagiye kuwuturamo ahubwo ngiye kuwukodeshamo kugira ngo ndebe ubuzima bwaho.
bataranahatura abaturage. Abaturage bakijyana abantu ba mbere nahise nkodesha inzu numva yuko umuntu ugiye gukorera ahantu abaturage bagera mu 1428 bagiye kwimukira ko hazaba hari movement ku buryo umuntu ashobora kuhabonera ibyo yifuzaga cyangwa se ibyo yakoraga kashobora kugira. Mu buzima busanzwe uri umucuruzi? Mu buzima busanzwe ntago ndi umucuruzi kuko ubucuruzi bwanjye ntibwanditse, ni ubucuruzi buciririze. Taka Yego. Wirwanyeho? Yego. Okay. Nuko uburagiye. Bandagenda hakodesha. Ndangije kuhakodesha. Yego. Nakodesheje amezi 2 ariko nahamaze iminsi 32. Kubera iki? Kubera ubuzima nahabonye. Hari habayeho gute? Ni ukuvuga ngo haje abayobozi batandukanye bagaragaza yuko inzu zitemerewe gukorerwamo ubucuruzi. Arizo gukora iki? Yuko arizo guturamo. Abantu babagaho gute baho? Abantu baho bumvaga yuko ubuzima twari tubayemo hano i Nyarutarama yuko aribwo dushobora kuzabamo no mu Busanza. Ariko ngiye naje gusanga atari ko bimeze. Yes. Kuko nari umugenerwa bikorwa, naraje inzu nari ntarayihabwa, nabarirwaga muri babantu baraye bagizeho ikiganiro kirekire cyane. Nari muri babantu umuyobozi w'umujyi wa Kigali yarayavuzeho bitwa ko bahetswe. Bahetswe nande? Bahetswe kuba wari ufite UPI ifite nka metero kare wenda 800 cyangwa 1000 ukagurishaho umuntu igice kimwe gifite nka metero kare 100 cyangwa 50 byose birashoboka bitewe nuko mwumvikanye. Nge rero naguzeho ngura igice kimwe. Icyo gice baje kunkorera igena agaciro bambariye $8,826,726 n'amafaranga 186. Ni bande babibaza ariko? Abantu babibaze boherejwe n'akarere ka Gasabo kuko iyo turebye kuri kashe twabonye umugena agaciro bigaragara ko ari akarere ka Gasabo. N'uwa leta. Ni leta. Okay. Ni leta ntago mvuga ko ari uwa leta. $8,800 hafi 9 urazifata urazikacira ushyira mu mufuka. 8 ntago bazimpaye. Bagoye zingahe? Byaje kuba ngombwa yuko twebwe tunifuza amazu abantu bari bahetswe kuko nahaguze mu 2015 bigeze mu 2016 ukaba udashobora gusatuza ubutaka ngo ubone igice cyawe. Bimbera nk'ibintu baborutse. Bigeze mu 2017 mu kwezi kwa 10 baje kubara amagena agaciro tubona mu kwezi kwa 2 mu 2018. Nasanze igena agaciro ari ayo mafaranga, ariko muri ayo mafaranga bari bangeneye $8,826,726 ntago ubutaka bwari buriho mu by'ukuri kuko bitemeraga ko busaturwa, byari ibikorwa byo hejuru. Nubwo umuyobozi w'umujyi wa Kigali yarayavuze ngo abantu bagera muri 400. Twibutse ko yitwa Bwana Prudence. Yavuze yuko abantu bagera muri 400 bari batuye kuri metero kare ziri hagati y'10 n'imwe. Yuko abo bantu bashobora kuba bari kuri metero kare zitarenze 400, abantu bagera muri 400 n'ubundi. Ariko ngewe nakoresheje abatekinisiye baza gupima ubutaka bwanjye ngira ngo busaturwe. Ntago byabashije gukunda, aho wageraga hose barakubwiraga ngo Denis Karera yahagaritse isaturwa ry'ubutaka. Ese umuntu ugiye kwimuka yahabwa igisate ku butaka gute kandi ubundi agiye kwimuka? Uretse gato mu Busanza naho ni Denis Karera wahubatse. Inzu za mbere zigera muri 440 zari za Denis Karera kuko company ye niyo yazubakaga. Okay. Hano Kangondo ni Denis Karera uhashaka, mu Busanza niwe wahubatse. Naho niwe wahubatse. Okay, bisobanuka. Ariko igice kimwe no kuvuga ngo buriya harimo phase ebyiri, niyo mpamvu nakubwiye ngo ngewe ndahasobanukiwe. Hari igice cyubatswe na Savannah Creek niba ari ya Denis Karera ikaba imwanditseho, ibyo byose nagiye kubikorera ubugenzuzi kuko abasupplier basuplayingaga ibikoresho wabonaga yuko ari abantu bo kwa Karera. Ariko ngewe inzu nahaweho nyirizina, inzu nahaweho ingurane yubatswe na Reserve Force. Okay, iyo nzu yari ifite agaciro k'amafaranga ngahe wahawe? Bigaragara ko yari ya $14,000,000 ngewe bari bangeneye inzu ya $19,500,000. Wowe waragurishije? Naragurishije. Namenye amakuru ko urimo wagurishije. Naragurishije mu buryo butemewe. Nagurishije mu buryo bwemewe kubera yuko mwigena agaciro mfite. Nagurishije mu bahani cyangombwa cy'ubutaka. Nge nta cyangombwa nagiraga.
none se ubwo waguze yaguze ashingiye ku ki? Yashingiye ku igenagaciro kubera yuko hano higeze haba inama yari iyobowe n'umuyobozi na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yitwa yari Shyaka Anastase. Uyu munsi yabaye ambasaderi. Turamuzi. Avuga ko umuntu wese utuye kubu butaka agomba guhabwa ingurane. Ingurane rero mu by'ukuri narayihawe, ariko ingurane nyihabwa ngewe namaze no kuyigurisha. Ntabwo nagiye kugurisha nageze mu Busanza, ahubwo nayigurishije ndi hano. Wahagurishije angahe? Nahagurishije miliyoni 3.5. Inzu ya miliyoni 10 nyigurisha 3. Ni ukuvuga ngo nta wundi muntu muri icyo gihe mu kwezi kwa gatatu nayigurishije wagurishaga amafaranga arenzayo. Yakumariye iki? Ayo mafaranga naguzemo ikibanza kirimo inzu imwe hehe mu Busanza n'ubundi ahantu biti Kanombe Inyarugugu, atari muri wa mudugudu Nyarugugu mu mudugudu wa Nyarugugu. Okay. Icyo cyangombwa naguze cyari gifite metero kare 730 na 783. Icyifuzo cyawe ni iki? Icyifuzo cyanjye nagize impungenge ku magambo, ntago ndi kunenga. Ari amagambo ni mu byavugiwe. Ku byavugiwe abagore murakoze bajyaga bavuga ngo bagira amagambo ariko nabo ntibakiye. Murakoze kunkosora. Hari ikiganiro cyaraye kibaye kuri televiziyo y'igihugu. Hari harimo umuvugizi wa guverinoma wungirije Aremukurarinda, umunyamategeko. Hakabamo umuyobozi w'umujyi wa Kigali Prudence Rubingisa, hakabamo umuyobozi wa Transparency International Rwanda Marie Makire, hari harimo n'umunyamakuru bita Dive Uwayo niba ntibeshye, nshobora kuba nibagiwe. Niko yitwa Dive. Yego. Numvishe abo bayobozi bombi bari barimo, harimo Marie Makire yikomye cyane umuntu waba yaragerageje kugura hariya hantu cyangwa se uwagurishije, afatanyije n'umuvugizi wa guverinoma wungirije. Mu by'ukuri ngewe ikinzanye hano Marie Makire aza mu nyungu z'umuturage kuko arwanya ruswa n'akarengane. Muri make none ejo ifatikanyije n'ababasenyera. Ngewe niko nagize impungenge, nizo zinzanye hano. Ntago nagize impungenge kuba dusenyera cyangwa se kubasenya, kuko uyu munsi ngurane ngewe naranayibonye, ariko nagize impungenge nizo zinzanye kuri kamera zanyu. Bavuze yuko umuntu waramuka aguze hariya hantu byonye n'ubwabyo bitemewe. Umuntu wimuwe muri Kangondo arazwi yuko uwahagura ashobora guhomba ndetse agakurikiranwa. Ufite impungenge z'uko ushobora gukurikiranwa mu butabera? Nizo mpungenge nagize. Ndagira ngo menye niba inzu nagurishije cyangwa se ingurane nagurishije nari mpawe, kuko bayita ingurane ikwiye. Nge ndagira ngo mu buvugizi mudukorera cyangwa se kuba bishinzwe mutubarize niba iriya ngurane duhabwa ari ingurane cyangwa niba ari ubufasha leta y'u Rwanda iduhaye. Uramutse usabwe gusubiza amafaranga wayabona? Ndamutse nsabwe gusubiza amafaranga ugasubirana ingurane yawe? Ngasubirana ingurane ntabwo nayabona kubera ko nayaguze ubundi butaka. Ntufite ubwoba ko nyuma y'iki kiganiro wafungwa? Ubwoba bwo gufungwa aho? Oya, nyuma y'iki kiganiro ntufite ubwoba ko waba utungiye agatoki inzego zikamenya wagurishije? Bamwumvaga kuri radio bataramubona kuri Jaras. Mu by'ukuri ngiye naragurishije n'uyu mwanya ndabihamya ndabyemera. Kandi wari uzi ko ari ubutaka bwawe ugurisha? Nari nzi ko ngurishije ingurane yanjye. Byumvisha neza kwimurwa hano ukajya mu Busanza, wari uzi ko ari umutungo wawe wanjye? Ko ari umutungo ko ndafashijwe. Waragurishije ntabwo amazu wayubakiwe udahawe ingurane. Donc ntabwo ari abaturage batujwe badafite ibindi byabo baretse. Ntabwo ndi muri ba bantu bakuwe mu manegeka. Ntabwo ndi muri ba bantu bakuwe mu bishanga. Ngewe kubera ko mfite igenagaciro, uyu mwanya ndakubwiza ukuri ko muri 8,700,000 nari nabariwe, ndetse hatarimo ikiguzi cy'ubutaka kuko ubutaka ntabwo nabariwe, ubwo nibikorwa byo hejuru. Ngewe numvaga yuko ngurishije ingurane yanjye mfiteho uburenganzira. Ariko uyu mwanya nagize impungenge, nkaba ngira ngo dusobanukirwe kuko turi benshi bagurishije ziriya nzu. Reka uyu munsi ni kuwa mbere, reka tuvuge ngo mu minsi itarenze 2 tuzaza mu Busanza. Ntabwo tujya kwaka uruhushya urwego rw'akazi kadukoresha, twe turikoresha. Nyuma y'ejo tuzaza mu Busanza, ibi uzongera bitubwirira aho wagurishirije inzu, kugira ngo abantu banamenye ayo mazu
abaturage bari batuye habatujwemo uko ameze. Inkuru zacu ntabwo ziba zibogamye ngo zigende zitsikamira ahantu, tuzaza kuritera ibyo ngibyo tuzongera tubisubiremo, ariko niba utubwiye turabicishaho nta kibazo. Naguha ubuhamya mu by'ukuri, ziranzu twazigurishije turi abantu benshi, wenda simvugiye abandi, ariko twazigurishije tuzi ko tubyemerewe. Ariko baciye muri kamera bumva bishimye. Twagurishije turi abantu barenze 100. Okay. Turabyemera, twemeye kuzaza mu Busanza mu minsi 2 twitegeye, tuzahigeza tunyicyure, nubwo haba ari inyuma y'igihugu twahaza nkaswe mu birometero 15 uvuye hano. Twe tuzaza tureba ayo mazu yagurishijwe, tureba abayahawe, tureba abatuye hari uko babayeho, baba ari babandi batoranyijwe n'abataratoranyijwe bose tuzabavugisha yare. Gusa ngewe hapo natinya. Impungenge nari mfite ntago wemeye ko nzi gusobanurira. Okay, zivuga. Impungenge mfite utangira akaboneka nanjye. N'impamvu yatumye ngurisha ntago utumye nyikubwira. Kugira ngo ngurishe nari nagenewe inzu y'icyumba na saro ifite agaciro ka miliyoni 19,500. Kandi ufite umuryango munini. Mfite umuryango w'abana 7, nanjye n'umugore tukaba abantu 9. Nasanze iyo nzu bidashoboka ko nayituramo ngo bikunde. Nifuza ko nagura inzu cyangwa se ikibanza nshobora kuzahahamwe ubushobozi nkubaka inzu ifite ubwinyagamburiro. Erega nuko umuntu yabwira abantu bakuru bumva mu by'ukuri impamvu wagurishije yumvikanaga. Ubu se nakwima ijambo nkari hande, twe tubereyeho abaturage, ubundi abanyamakuru nizo ntumwa za rubanda, nuko tuba nivugiraga muri ba mwarimu mubaza ibyo muzi. Nivugiraga, ariko icyo mvuga nuko byibura tugira mu baturage nta komisiyo nimwe duhagarara usibye abaturage. Hari ikindi dusoza? Dusoza wanyemerera kugira ngo wemere ko ibintu ngubwiye utaza kugira ngo wenda ni ikinyoma, ndagira ngo wenda nkwereke irige n'agaciro, wenda unasoma utaza kugira ngo wenda amafaranga mvuga sinari nayabariwe. Wari wayabariwe rwose? Amazina ni ya Karemye Samuel, nirangamuntu ndayifite. Ufite imyaka? Mfite imyaka 39. Ndakurusha 11. Yego rwose. Okay. Reka twizere ko tuzaza kuwa gatatu hariya mu Busanza, kandi twizere ko tuzibanda ku baturage bagurishije amazu bahawe, tuzibanda ku buzima bw'abaturage batuye hariya, banavuga ibyiza bya Kangondo, bibuka bajya bakumbura cyangwa ibi byaho n'ibyiza bamaze kubona mu Busanza. Twebwe tuzaza. Bwana munyamakuru, usibye ko wacisha itangazo, ntabwo abo baturage uvuga bagurishije uzajya kureba mu Busanza wabasangayo. Kubera ko bamaze kugenda baguze hirya no hino. Ahubwo nuvuga ngo ugiye kureba abaguze n'abakodesha, ushobora kubasanga aribo bari mu Busanza. Uko tuzubaka ikiganiro cyacu tuzabipanga, ariko icyoze ni kimwe nuko tuzahakura amakuru. Yego rwose. Kuko abantu bashobora kubona twaryamye muri Kangondo bakagira ngo niho dufite ibirindiro, ntabwo ariho dufite aho dukorera. Igihe kizagera dusure hariya. Ntabwo twebwe dufata inkuru z'amafoto ngo dufate amashusho ya Busanza, dufate ne hano mu kiganiro kimwe. Buri munsi buri hano tuhagenera umunsi waho. Umunsi wo mu Busanza ni kuwa gatatu, turabivuze. Nta nubwo bisaba amatangazo, nitwe tangazo urabikurahe handi hataraha. Twebwe tuzaza kuwa gatatu mu Busanza bitarenze 5. Murakoze bwana munyamakuru. Urakoze cyane, wakoze kwemera kuganira natwe. Nsoza mwanyemerera nkagira icyo nongeraho. Yego. Ndagusabye kugira ngo kuri uwo wa gatatu uzaze unzaniye igisubizo ku kirebana n'umuntu bateganya gukurikirana hagati y'uwaguze n'uwagurishije ingurane ye yaragenewe. Nagusabye ko wabimbariza muri RIB kugira ngo mbisobanukirwe. Retired Colonel Jean Ruhunga, uyu muturage arashaka kumenya niba yaragurishije aho yahawe mu Busanza kandi yarazi ko ari uburenganzira bwe, itegeko yishe n'itegeko rimuhana, kugira ngo amenye ibyo yishe kugira ngo abigorore mu nyungu rusange. Ubutumwa buragiye. Iki kiganiro RIB irakireba. Murakoze cyane. Umuvugizi wa RIB yitwa Dr. Bitseri Murangira, ashobora kunsubiza mu gikari nkagusubiza nubwo ntafite nimero yawe, ariko ndabizi ko nawe uzareba iki kiganiro. Ariko kandi hari n'uburyo bwishi inzego zishobora kumva iki kibazo cyawe, kandi RIB ni urwego ruhererekanya. Murakoze, nanayiguha nanjye bibaye ngombwa wenda kugira ngo uzansubize. Nimero yanjye ni 078 43 12
965. urakoze cyane. Murakoze. Naho dushoreje harya witwa Iyakaremye Samuel. Iyakaremye y'imyaka 39. Okay. Murakoze. Bwana Meya Rubingisa mwiriwe. neza. Ni Jean Paul Nkundineza, so bwa mbere ngo uhamagaye se n'ubwa nyuma, umuyobozi n'umunyamakuru ntabwo batandukana. Yego. Muri iki cyumweru hamaze iminsi mu bitangazamakuru binyuranye by'imbere mu gihugu no ku mbuga nkoranyambaga hari ikibazo cya Kangondo ya mbere n'iya kabiri na Kibiraro ndetse ibiri mu mudugudu wa Nyarutarama. Harimo ibibazo bibiri bikomeye. Hari abaturage bagiye gutura hariya, bamwe bahita bagurisha ayo mazu bahawe bari bazi ko ari ayabo, ngo hari icyo amategeko ateganya. Ikindi hari abaturage mu by'ukuri bafite amazu atari muri iriya shusho y'iriya foto yafashwe na n'iriya ndege cyangwa se ni drone, ari iriya foto yafatiwe mu kirere, bavuga mu by'ukuri ku mitungo yabo ihabanye cyane na miliyoni 14. Bwana Meya, reka duhere ku baturage bagurishije ejo bundi huti bakimuka, yenda icyo baba baraviyoye kugira ngo bamenye uko bagorora cyangwa se uko bakwitegura kuzahura n'inzego zifitiye ububasha. Ni iki bishe mu kugurisha ko bari bazi ko ubutaka ari ubwabo, cyane ko ari ingurane? Bo bavuga ko byagenze bite? Bo bavuga ko bimuwe muri Kangondo na Kibiraro ya mbere ndetse n'iya kabiri, sinjya nibuka ko bavuga bimuwe hariya ahantu bita Barinyahe, bahabwa mu Busanza, babona bafite imiryango minini. Hanyuma nk'umwe yavuze ko afite abana 7 n'umugore we bakaba 9 kandi yari yahawe inzu y'icyumba kimwe. Ahitamo kugurisha, ajya kugura ikibanza hirya ya za Busanza, akavuga itegeko yumvaga se yabona inzu ingana iki. We yari yarabariwe inzu irenga miliyoni 25, hanyuma mu kumubarurira karame. Ibyo bintu wabinyereka mu buryo bufatika? Mu buryo bufatika ntabwo umuntu ufite agaciro ka miliyoni 25 yabona inzu y'icyumba kimwe. Ntibishoboka. Abo bantu bari muri kategori ya 3 ibona ibyumba 3, kubera ntabwo bishoboka ko umuntu waba arabarira 25 yabona inzu y'icyumba kimwe. Jean Paul, ibyo biri kumbwira wanagihamya ifatika? Nanjye nagiye kugira ngo ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze rwose. Twavuga ko abaturage bari kuyobya uburari. Ntabwo navuga ko abaturage bari kuyobya uburari, nta nubwo navuga, kuko nawe ibyo wakabimbwiye umvuga uti dore n'umuturage witwa kanaka ari mu nzu nimero iyi n'iyi. Uyu muntu yaba yarabaye kwibeshya cyangwa yararenganya, ariko ibyo nkubwira ntabwo umuturage yaba afite inzu agaciro ka 25 ngo ajye mu nzu y'icyumba kimwe cya miliyoni 14 cyangwa 17. Kandi niyo yaba afite agaciro gatoya kari munsi ya miliyoni 10, afite umuryango munini w'abantu 7. Abo bantu twarababibabwiye na mbere tugitangira. Mwegera ubuyobozi ubafashe, niba bavuga ati yenda wowe ufite inzu y'agaciro gatoya ugomba kubona inzu ingana gutya, nko tukabona ufite umuryango munini, aricara n'ubuyobozi bakareba igikorwa. Ntabwo ibyo bintu rero umuturage wabikubwiye sinaba ngo ari kuyobya uburari, kuko ntabwo bikubwiye mari, ntabwo nzi ko ariko bimeze. Ufashe ushakira umuturage ninde, inzu ye niyihe, atuye he, turi ukuntu twakurikirana. Muri benshi nagerageje kuvugana nabo, nabikoze mu buryo buri direct, nageze amahirwe nabonye uwitwa Iyakaremye Samuel yabaruriwe inzu habwa agaciro ka miliyoni 19,500, ariko mu cyamake nyemerera umuha umunota umwe akubwira impamvu yatumye agurisha inzu yahawe akajya kugura ikibanza kuko afite umuryango w'abantu 9. Uyu ni Meya w'umujyi wa Kigali, Monsieur Prudence Rubingisa. Ni amahirwe kuvugana nawe, wari wavuze ko wabuze kivurira, ariko umuyobozi abereyeho abaturage, wamubwira ikibazo cyawe mu munota umwe, nurenga turagukura. Yego, murakoze. Murakoze namwe nyakubahwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali, Prudence Rubingisa. Naraye ndebye ikiganiro mwaraye mukoze kuri televiziyo y'igihugu, nari nicaye ahantu hamwe kuri televiziyo. Icyanzanye kuri kamera z'iyi televiziyo cyangwa iki kinyamakuru ntabwo ari ukunenga ibintu byinshi bitandukanye, ahubwo nagize impungenge nk'umuturage wakiriye inzu kandi nkagurisha. Ariko ikibazo yarabanje kutugezaho mbere ko tuvuga kugurisha, inzu yakiriye ihuye n'agaciro k'iyo wari ufite. Njyewe inzu nakiriye nabonye ingurane yanjye
yari 1,826,026 bangeneye n'ibyo Jean Paul ambwiye wavuze ko wari ufite inzu ya 1,19,000 yavuganye n'abaturage benshi ariko jewe ndebye kujya n'agaciro ryanjye Jean Paul wowe niwabivugana niyo murarimubwiye ngo ibyo bakubwira tubiverifiye mu buryo bufatika bitandukanye n'ibyo warutuba ariko ntacyo ni 1,800,000 nta kibazo komeze noneho inzu nari ngenewe yari ya 1,19,500 wayigiyemo se inzu ntago nabashije kuyijyamo ko nabonaga ni icyumba na saro kandi idashobora kujyamo umuryango w'abandi 9 ariko urumva ko yari ifite agaciro kakubye kabiri birenze agaciro k'inzu yawe impungenge nagize ntago ngende ngezeho nawe na Jean Paul ko wabonye inzu ikubye kabiri agaciro k'inzu wari ufite aho none ngo tubanze tubyumvikaneho mbere ngo turebe ibintu turwenda bigukubangamiye turumvikana ndibaza ko voilà noneho ubwo icyo tutumvikanaho nagizeho ikibazo gitumye ngira ngo abambariza ikibazo ngiye ku giti cyanjye nubwo yavuganye n'abandi batandukanye yego ngiye nuko naraye numvishe mu kiganiro mwakoze hagaragajwe yuko abantu bagurisha ziriya nzu bitemewe kandi ngewe inzu ngo inzu wayigurishije utarayijyamo nayigurishije ntarayijyamo nyigurisha 3,500,000 Ringahe 3,500,000 ariko se Jean Paul buretse gato ubu iki kiganiro turi bugikomeze umuntu afite inzu ya 1,800,000 agurishije miliyoni abonye inzu ya 1,18,000 arangije tayigiyemo agurishije inzu ayigurishe kuri 3,000,000 biri hasi cyane iyi niyo yararimo ubu se iki kiganiro turi bugikomeze duhereye ku ki twamufasha nk'amategeko tukamubwira ibyo yishe kugira ngo atumva yo ko yaremye imbere yo kugira icyo yica harimo n'imyumvire Jean Paul nge nawe dushinzwe gufasha uyu muturage yego wowe nk'umunyamakuru nabyumvishe wakoze analize y'icyo kibazo yego mbere yuko tujya no kuvuga n'ibindi nabanze yumve ko umuntu ufite ubwenge ufite umuryango munini ari kureberera inzu yayigurishije 3,000,000 ifite agaciro ka 1,18,000 yavuye muri 8 izo 3 bamuhaye agiye kuzikoresha iki arabona inzu yo kugura turemo arabona yo gukodesha no muryango we kugira ngo icyo tugomba kwanda gufasha umuturage ni imyumvire ese yaba yarashutswe ku buryo umuntu amushyira muri ubwo bugure agatekereza yaba yagize uwagisha inama yaba yaraguhamagaye mbere yo kugurisha nk'uko yaguhamagaye cyangwa agahamagara ubuyobozi ndibaza ko hari byinshi umuturage yagombye kuba yarafashijwe mu mitekerereze kuko uyu muturage umunyamakuru ibye akabwira umuyobozi ibye akabwira n'uwo bagura ibye ariko ubu ngubu turahuye nawe batatu tubonye ko nibyo twatangiriyeho atari yanateguye ariko nibyo twatangiye urumva rero reka mwe icyo dufasha umuturage twakora iki noneho umuturage nazegera ubuyobozi bw'akarere cyangwa ku mujyi icyari kigambiriwe tubakira kuwa 2 nimugoroba karere nabo bagira gahunda y'igihe bamwakirira ariko ikigambiriwe kugira ngo uwo muryango w'umuturage utuzwe ujya ahantu hatekanye ibibazo 3,000,000 bamuhaye uyu munsi uri kuvugana niba kinazifite niba yaraguze n'inzu ku buryo twaba turi kuganira tubatutse se cyari kigambiriwe cyagezweho naho uriya waje akakugurira iyo nzu ese bakoze amasezerano imbere ya noteri amasezerano yarakozwe imbere ya noteri amasezerano yarakozwe imbere ya noteri none se mwaguze wamuhaye iki wamuhaye icyangombwa kivuga ngo nguhaye inzu iyi n'iyi iki cyangombwa cy'inzu yanjye ngurishije wamuhaye igenagaciro noneho igenagaciro ariko ntabwo ari Jean Paul igenagaciro ntabwo uwo ugurishije inzu cyangwa imodoka igurishije imodoka utanga carte jaune igurishije inzu utanga icyangombwa kigaragaza kuri nyir'inzu uwo waguze umuhaye igenagaciro abwirwa n'iki kuri nyir'inzu bari mu cyiciro cy'abari bahetswe urumva iki kibazo ariko n'abahetswe twarabatuje Jean Paul twatuje abaturage bageze ku 197 bari bahore bahetswe twatuje abaturage 73
bari mu gishanga badafite n'icyangombwa na kimwe ni ukuri icyo uyu nguyu yabura ahatura ku buryo atakaza icyizere akajya kugurisha inzu kuri miliyoni 3. niba mbyumva neza aho yari atuye muri Kangondo hari afite agaciro ka miliyoni 8, aho yatujwe afite agaciro ka miliyoni 19,500, we ahitamo kudaturayo ahagurisha miliyoni 3 n'igice. niko twese abaje kutubwira mu kanya. Yego. Muri iyi minsi ni nk'iye message mu by'ukuri twahawe abaturage ku mpande zombi. Iyo urakoze cyane, urumva iyo urakoze cyane kuko iyi example y'uyu muturage idufashe kureba ukuntu umuntu ashobora kugira imyumvire idasobanutse agakora amakosa. Sinzi niba ajya kugurisha miliyoni 3 yaratekerezaga uwo muryango we munini abantu 9 yaratekerezaga hagiye kuyabashyira, yaratekerezaga icyo ari bukoreshe izo miliyoni 3 ku buryo wanga inzu miliyoni 19. hari n'uwayiguze, hari na noteri wakoze ubwo bugure, bose bakoze ibintu bishyira uwo muryango mu kaga. hari uwaguze, hari noteri wabisinye, ariko hari n'uwo witwa ngo niwe mukuru w'umuryango, niba aba yawutekerereje simbizi, gusa ndumva ritararenga. Ntabwo rirarenga. Ejo azaza tumukurikirane ikibazo cye, ari uwaguze, ariko icyo inama namugira ni ukugira ngo atuze umuryango we aho bamugeneye kandi ni heza. Twari twanakoze inkuru yerekana bamwe mu baturage bafite amazu agaragara mu by'ukuri atari muri miliyoni 8 cyangwa 10, iyo bari muri miliyoni zirenga 20 na 30. Abo bo bazaba mu kihe cyiciro? Ariko sinzi niba nanone Jean Paul ifoto wafashe nako indege yafashe hejuru cyangwa drone yaragendaga igira iby'isilamu ndibaza ko bimeze, kuko ishusho igaragaza yuko hangana. Ariko buri inzu yose hariya ifite agaciro kayo. Harimo n'abantu bagiye babona inzu irenze imwe muri busanzwe, kuko wenda afite agaciro kanini, kabona imwe agateranya naho n'indi bigahura. Ko bimeze rero nibaza ko muri busanzwe nta muntu wibagiranye. Yego. Mu gukorerwa ijya n'agaciro, nakubwiye ko ndetse n'abandi badafite ibyangombwa. Bwana Ikaya Kangondo imaze imyaka 5, hari nk'igihe tuzaba tubivuga nk'amateka nk'uko uyu munsi nta muturage wa Kimicanga cyangwa mu Kivu waba ukivuga ibijyanye no kwimuka, cyane ko bose bimutse kandi mu mahoro. Donc uyu munsi ahantu tukahafata nk'amateka. Jean Paul ntabwo turi waho nk'amateka, tuvuga nk'amateka meza. Nibaza ko uyu munsi ubajije umuntu wari utuye mu Kivu wagiye batsinda, ashaka kukubwira ibyiza byaho yimukiye, n'uburyo cyenda byamugoye kubyumva cyangwa kwimuka. Abantu ntabwo twumva kimwe. Niyo mpamvu gusa ubuyobozi twe tuba dufite n'izo nshingano zo guhora dusobanura ikigambiriwe no gushyira umuturage imbere no kumufasha. Niyo mpamvu n'uwo nguwo ibizazane yahuye nabyo ntabwo turi bumureke, ahangaha rwose azaze dufatanye dukurikirane ikibazo cye. Niba hari n'undi nawe wakorewe ibyo cyangwa se utekereza kubikora, ahubwo n'ubutumwa natanga ni uko nari mubonye imvura yarayiguye nimugoroba. Niba hari undi muntu rwose ubu dufite arahamagara akarere, arahamagara umurenge nk'uko cyangwa umuhamagaye, umuntu wese uri gutekereza vuba cyane atagoranye aze twimuke tugende, hatagira ikibazo kimubaho cy'imvura nyinshi cyangwa se umuryango we. Urakoze cyane. Kangondo ejo nkaguhamagarira handi kuko umujyi ni munini tandukanye nawe hano, ariko ikiriho uko bagomba kwimuka bagafasha rubanda, niba mbyumva neza. Ntabwo gufasha rubanda no kwifasha no kumva ko ibyo bagenewe ari byiza. Akantu batumva bati inyungu rusange z'umuntu umwe se. Umuntu umwe ariko uwo ninde? Uwo muntu baramutsinda tuzamwumva. Jean Paul naraye mbisobanuye ko inyungu rusange hari no kuba haba no kurengera umuturage. Ubwo uko utari kuvuga ku bantu 73 nakubwiye twavanye mu gishanga kiri hariya amazi yabarengeye, ubu batuye busanzwe. Utari kuvuga abarenze 200 bari bahetswe udatari cyangwa na kimwe, ubu bimutse bari busanzwe.
ahubwo ndumva iki nagusaba wowe n'umunyamakuru unafite na mikoro ni kesi duhuye y'uwo muturage ushobora kuba n'izindi zimeze gutyo byaba byiza dufatanyije wowe natwe n'abandi kugira ngo tubasobanurire badahura n'abantu babesikoka kuko ubu ngubu urumva baramubeshye amushuka nawe aremera naringiye kukubazaho ibi bintu bishobora kuzamo barusahurira mu nduru bamwe bisozwa babaye abakomisiyoneri bakabwira abantu ko bashobora kubibagiramo bakabona ibintu by'umurengera n'ibiki ho nta mesaje irimo nk'umujyi wa Kigali. Ikigaragara ni uko uwo wakoze ibyo kuri iyo nzu y'uwo muturage ntabwo ari inzu ye, iyo nzu ni uwo muturage, amafaranga yishyuye yarihombeye arayisubiramo, uwo muturage arajya mu nzu ye ahubwo bimubera urugero n'uwo n'abandi. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ufite inzu ya 8,000,000 umuntu araje kura ngo 3 ukazimo ukagenda, ubu ndibaza yari kwa kudomo nafatirana umuntu akirenya akamuguza n'amakosa. Reka tunasoreza aha Bwana Meya. Okay, urakoze cyane. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Prudence Rubingisa, urakoze kwemera kuganira natwe ku kibazo cya Kangondo ya mbere n'iya kabiri ariko kirambye kuko bamaze kubona amazu bazatuzwamo ndetse banatuyemo mu Busanza hagisigaye imiryango mike itarajya. Urakoze? Urakoze namwe.